Muraho neza, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabasuhuje kandi nishimiye nanone kongera kubakira no kubana namwe hano kuri Frabani Official TV. Imana ibaha umugisha, kudukurikira biratunezeza, kutwereka ko muri kumwe natwe biradushimisha. Namwe Imana ibahe ibibanezeza kandi ikomeze kubagirira neza. Hano kuri Frabani Official TV rero tuganira byinshi mu muryango. Uyu munsi tugiye kuganira, tugiye gukomeza tugiye gukomeza rimwe mu masomo twatangiye ubushize. Turi kwifashisha igitabo cyitwa Rurashoboka. Umwanditsi w'iki gitabo yanditse avuga ko urugo runezerewe rushoboka, ariko nanone aza kugaragaza imbogamizi zimwe na zimwe zishobora kubuza umunezero abashakanye, ariko nanone atanga n'ibisubizo cyangwa se aduha n'inama ishobora gutuma turenga izo mbogamizi tukubaka urugo runezerewe, cyangwa se tukarenga izo mbogamizi cyangwa tugakuraho izo mbogamizi zituma tutanezerwa, tukabasha kubaka urugo runezerewe cyangwa se umuryango unezerewe. Cyane ko nimba urugo rushoboka, nako nimba umuryango ushoboka, birashoboka ko mu muryango wabaho wishimye cyangwa se unezerewe. Hari byinshi rero dushobora mu buzima no gushobora kubaka umuryango unezerewe, nabyo twabiharanira tukabishobora kandi tukabigeraho. Ubwo rero uyu munsi ndavugana cyane cyangwa se ndaganira cyane n'abubatse urugo cyangwa se abari mu muhamagaro wo kubaka urugo cyangwa se kubaka umuryango. Mu bikomere twabonye ubushize, twabonye ibikomere. Umwanditsi w'iki gitabo yagiye ashyira ibikomere mu byiciro bitandukanye. Ibikomere by'umutima cyangwa se uburwayi bw'amarangamutima. Ibikomere by'umutima rero twasanze iyo umuntu akomeretse ku mutima ntabwo wapfa kubibona, bitandukanye n'igikomere umuntu arwara ku kuguru cyangwa ku kaboko. Igikomere cy'umubiri gitandukanye n'igikomere cy'umutima. Ibikomere by'umutima rero tubibona mu mico cyangwa se mu myitwarire dusangana abantu bamwe na bamwe, cyangwa se abantu benshi usanga dufite imyitwarire imeze gutya cyangwa kuriya bitewe n'ibikomere bitakize. Ugasanga umuntu mu buzima bwe, mu myitwarire ye ayoborwa cyangwa se amarangamutima ayoborwa n'ibikomere yahuye nabyo bitakize. Umuntu rero ashobora guhura n'ibikomere bitandukanye. Umwanditsi w'igitabo yagiye abishyira rero mu bice bimwe bitandukanye. Hari ibikomere yise ko ari ibikomere by'amahano, twabiganiriyeho ubushize, cyangwa se ibikomere by'indengakamere. Hari ibikomere twaganiriye, ibikomere by'umuhamagaro, ibyo nabyo twabiganiriyeho. Twaganiriye nanone ku bikomere bigendanye n'umuryango. Abakomeje kutwandikira mwese rero Imana ibahe umugisha, tuzasoma message zanyu mu kiganiro kizakurikiraho. Uyu munsi rero turacyareba amwe mu moko y'ibikomere. Ibikomere rero biri amoko menshi. Uyu munsi tugiye gufatanyiriza mu kureba bimwe mu bikomere byo mu bwana kuva inda igisamwa cyangwa se kuva umwana agisamwa. Mu bintu twabonye bikomeretsa umuntu cyangwa se bikomeretsa umutima, cyangwa se mu bintu biyobora imyitwarire y'umuntu cyangwa se ibintu biyobora amarangamutima y'umuntu, harimo bimwe mu bintu umuntu ashobora kuba azi cyangwa atazi. Umuntu ashobora gukomereka rero ntabimenye, ahubwo wenda uwo bari kumwe akaba ari we wabitahura bitewe n'imyitwarire imwe n'imwe. Akenshi rero umugabo n'umugore iyo bahuye bakundanye bakabana, kubera ko baba bari kubana mu nzu cyangwa se babana mu rugo, hari ibintu bagenda babona cyangwa se bagenda batahura. Hari imyitwarire imwe ihwitse n'indi idahwitse bagenda bamenya kubera ko babanye, kubera ko babana mu nzu. Abakecuru bacaga umugani kera abazi imigani muramfasha. Hari umugani nibuka uvuga ngo ntawe umenya ishyano baturiranye uburiri. Mu by'ukuri ushobora kuba ukundana n'umuntu ariko mutarabana, ntube wamumenya, ntube wamenya imico ye, ntube wamenya ibimunezeza cyangwa ibimubabaza. Rero abakecuru n'abasaza bakera bavuga ati rero mwana wanjye ntawe umenya ishyano baturiranye uburiri. Ni nko kuvuga ati ntabwo ushobora kumenya ibibi by'umuntu mutabana mu nzu, mutabana umunsi ku munsi, kuko burya umuntu mutarabana akenshi niba muziranye hari ibintu butazi, ibyamubayeho bibi cyangwa byamubabaje, ibintu bimwitwarire mibi imwe n'imwe, hari igihe utayimenya nyine ku muntu mutabana. Ariko burya abantu mu babana baba baziranyeho ku bintu byinshi, ari ibibi ari n'ibyiza. Abantu burya babana mu nzu cyangwa mu rugo bamenyana ku tuntu twinshi cyane, bakinjira no mu buzima, uko ikintu umuntu kikamuha uti uriya muntu abayeho mu buryo n'ubu, yitwara gutya. Rero imyitwarire ye nti gusa, ahubwo ashobora kuba afite ibikomere runaka. Ashobora kuba afite ibikomere mu muryango yakuriyemo, ashobora kuba yaragize ibikomere, wenda yarahuye n'ibikomere by'amahano cyangwa by'indengakamere mu buzima bwe, ukagenda ubimenya, ukagenda utahura. Rero hari ibintu utapfa gutahura ku muntu mutabana. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kuganira n'abantu babana. Ushobora kubana
n'umuntu afite ibikomere bimwe na bimwe cyangwa afite ibimenyetso bimwe na bimwe bishobora kurera ko yakomeretse, nabyo tuzabiganiraho ubutaha turebe se ni ibihe bimenyetso ubundi biranga umuntu wakomeretse. Ushobora kuba ari ibyo bimenyetso ubifite cyangwa ubifite ubizi cyangwa se utabizi. Turacyareba rero amoko y'ibikomere ko twabonye ari menshi. Uyu munsi tugiye kureba kuri bimwe mu bikomere byo mu bwana cyangwa se kuva umuntu agisamwa. Bimwe mu bikomere byo mu bwana kuva umuntu agisamwa, bimwe muri byo harimo gusamwa umubyeyi yafashwe ku ngufu. Icyo ni igikomere gikomeye, ni igikomere gishobora kukugiraho ingaruka. Kuvukwa cyangwa se gusamwa umubyeyi yafashwe ku ngufu, kuba umubyeyi yafatwa ku ngufu, kuba umukobwa cyangwa se umugore yafatwa ku ngufu, hanyuma ku gufatwa ku ngufu hakavamo gutwita, hakavamo inda, hakavamo gusama. Mu by'ukuri umubyeyi ntaba yorohewe, na wa mwana uri mu nda ntabwo azaba yorohewe. Mu by'ukuri kuba wasamwa rero, kuba umuntu yasamwa cyangwa se umwana akavuka ku mubyeyi wafashwe ku ngufu, ni igikomere gishobora kukugiraho ingaruka izi cyangwa izindi, tuzabiganiraho. Icya kabiri yagaragaje ni ugusamirwa mu makimbirane. Kuba umwana yatwitwa cyangwa se inda yasamwa, umugabo n'umugore bari mu makimbirane cyangwa se mu rugo ruri mu makimbirane, umuntu agasama, umugore agasama ariko asamiye ku makimbirane, uwo mwana iyo nda ukuntu izakura, iyo nda ukuntu izafatwa isamiye mu makimbirane itandukanye na yandi izasamwa mu kwezi kwa buki mumeze neza, ibintu bimeze neza ari uburyohe. Rero buriya hari igihe abana bakomerekera mu nda bitewe nanone n'uburyo yasamwe cyangwa se n'aho asamiwe. Hari igihe rero umwana ashobora gusamirwa mu makimbirane, inda ishobora gusamirwa mu makimbirane, usanga wa mwana ubuzima azabamo mu nda buzaba butoroshye bukazamugiraho ingaruka ari mu nda. Gusamwa utateganijwe. Urabona nko muri ibi bihe by'iterambere, ahari bari by'iterambere sinzi ko nabyita, hari imiryango imwe n'imwe usanga ishyiraho limite akavuga ati, ugasanga n'abasore umusore n'umukobwa barabivuganye ati tuzabana, barabyimeje bagahita biyemeza n'umubare w'abana bazabyara. Ukavuga uti twebwe kubera impamvu izi n'izi tuzabyara umwana umwe, cyangwa se kubera impamvu izi n'izi tuzabyara abana babiri. Niba wibeshye ugasama ugatwara inda ya gatatu birakureba. Ugasanga umugabo n'umugore bari aho baricaye bemeranije kubyara umwana umwe, cyangwa se bemeranije kubyara abana batanu, cyangwa se bemeranijwe barindwi bakagira ibyago cyangwa se akagira bazakaza 8. Ugasanga bikuruye amakimbirane mu muryango. Umugore akaba yabwira umugabo ati nasamye cyangwa ati ndatwite, umugabo ati ibyo ni ibiki, ko twari twarumvikanye 5 uwa gatandatu ajate ko twari twarumvikanye 2 uwa gatatu ajate. Ugasanga rero inda nimba isamwe itateganijwe bibaye ikibazo, cyangwa se umukobwa agasama agatwita atateganije kuba yatwita, wenda aracyari umukobwa cyangwa se ageze mu rugo, n'umugore n'umugabo barubatse bafite urugo, ariko umukobwa utarashaka ashobora guhura n'impamvu cyangwa ashobora kubona cyangwa se ashobora guhura n'impamvu ituma abyara atabiteganije, agasamira atabiteganije. Ariko burya n'umugabo n'umugore babana mu nzu bashobora gusama batabiteganije. Byose rero bigiraho ingaruka kuri wa mwana. Gusamirwa mu mahano. Umubyeyi wawe akaba nka mukuru wawe, cyangwa uwakabaye sogokuru akaba na so cyangwa nyokorono. Ibyo ngibyo nabyo ni bimwe mu bikomere bishobora kwangiza umwana uri mu nda. Umuntu agatwita inda atewe na se cyangwa se na nyirarume cyangwa undi muntu wo hafi mu muryango. Icyo ni kimwe mu bikomere bishobora kwangiza wa mwana wasamwe. Yanda yasamwe, umwana uko azakura bishobora kuzamugiraho ingaruka. Umukobwa ashobora kugira ibibazo akaba yaterwa inda na nyirarume cyangwa akaba yaterwa inda na se. Agahinda azagira cyangwa se umubabaro azagira, kwa gushaka gukuramo inda, kwa gushaka kubihisha, kwa kumva ari ipfunwe, kwa kumva ari amahano yabaye mu muryango, ukuntu uwo mwana azakura atandukanye mu by'ukuri na yanda yasamwe ababyeyi babishaka bari mu rugo rwabo bategereje umwana. Abo bana ukuntu bazafatwa bari mu nda biratandukanye. Imitekerereze y'uwo mugore utwite cyangwa se umukobwa wasamye iyo nda, imitekerereze yabo, imyitwarire yabo ni ibintu bitandukanye. Ugasanga rero umwana nimba yarasamwe cyangwa se muri ubwo buryo gusamirwa mu mahano niko navuga, akabyarwa n'umuntu wakamubereye mukuru we cyangwa akabyarwa n'uwamubereye sogokuru, mu by'ukuri iyo nda ukuntu umuntu azitwara muri iyo situation biteye ubwoba, biratandukanye nuko umuntu azitwara yasamye inda yatekerejeho cyangwa se yishimiye. Kubyarwa udahuje n'igitsina bifuzaga. Ibi twese kubivugaho nanone muri bya bikomere dusanga mu muryango. Rero inda isamwe itifuzwaga ni ikibazo. Ukabyarwa udahuje igitsina n'icyo
bifuzaga. Umugabo n'umugore ashobora kuba bifuzaga kubyara umuhungu bakagira ikibazo se bagahita babona haje umukobwa, icyo gihe ugasanga biteye ubwoba. Umugore akaba yatwita inda, ubu noneho byaranoroshye, ujya kwa muganga bakagucisha mu cyuma bakagukorera ecography bakakubwira ati umwana uri mu nda yawe ku mezi 3 cyangwa 4 ku mezi cyangwa se ku mezi 5 bakakubwira ati mu nda yawe harimo umwana w'umuhungu, cyangwa se ugasanga mu nda yawe harimo umwana w'umukobwa. Umugore babwiye ati rero harimo umukobwa, yari yiteze umuhungu, ukuntu azitwara kuri iyo nda bitandukanye n'umuntu babwiye ko agiye kubyara umuhungu ari we yashakaga, bitandukanye n'umuntu babwiye ngo agiye kubyara umukobwa ari we yashakaga. Ukuntu uwo mugore azitwara, amarangamutima azagira, imyitwarire azagira, ibitekerezo azagira, ibiganiro azagira muri icyo gihe atwite bitandukanye na wa muntu babwiye tuzabyara umukobwa ari we yifuzaga. Rero kubyarwa udahuje n'igitsina ababyeyi babifuzwaga bishobora kugiraho ingaruka mu buryo ubu cyangwa ubundi. Gutereranwa igihe wari mu nda, hari ukuntu umugabo n'umugore ashaka kubana bari mu makimbirane, ugasanga nk'umugabo atereranye umugore cyangwa se umugabo atereranye umugore muri bya bihe yagakwiye kumufasha mu kurera wa mwana uri mu nda, ugasanga se aramutereranye, ugasanga iyo nda yawe agahora amubwira ibintu byinshi cyane. Umugore ashaka, hari nk'umugore utwite inda ikaba yamugwa nabi, nk'amezi yose yo gutwita umugore akagubwa nabi. Tuzi ko inda ziratandukana bitewe n'uko imibiri yacu y'abagore natwe itandukanye. Ugasanga umugore aguwe nabi none umugabo akamutererana ntamurwaze, ugasanga umugore asamye nk'inda abaye kwa muganga amezi 2 cyangwa 3 cyangwa se 8, ugasanga wa mugabo ananiwe kubyakira agasa nk'umutereranye. Wa mwana rero uri mu nda kwa gutabwa arakumva, kwa gutereranwa nawe kumugeraho, ugasanga nyine ari mu nda yaratereranywe, ntabwo yafashwe neza, ntabwo yakunzwe, nta rukundo yeretswe ari mu nda. Ibyo bintu bigira ingaruka ku bana, ibyo bintu bigira ingaruka ku mwana uvutse, bimugiraho ingaruka, bishobora no kumugiraho ingaruka kugeza ashaje. Kwa kuntu yatereranywe ari mu nda bishobora kumugiraho ingaruka, bishobora gutuma agira imyitwarire iyi cyangwa iyi ngiyi, wowe ukaba utamenya ikibitera ariko wagirirwa ubuntu ukaza kumenya ko ariko ikintu cyabiteye, ukajya ku isoko nyine, ukajya kurwana n'isoko y'ikibazo ari ibintu bihera. Niyo mpamvu rero kumenya igikomere cyangwa se kumenya bimwe mu bimenyetso bishobora kwereka komeretse nabyo tuzabiganiraho, ni byiza kandi birafasha. Rero ushobora kuba wubatse urugo uyu munsi, ushobora kuba uri umupapa ukuze, ushobora kuba uri umama ukuze nawe urimo urarera abana, ukaba ushobora kuba wagukomeretsa abana bawe nawe utabizi. Ushobora kuba wubatse urugo ukaba urimo nawe gukomeretsa abakazagukomokaho, ukabakomeretsa mu buryo uzi cyangwa utazi, cyangwa se ukaba ufite imyitwarire iyi n'iyi, ugasanga ni ibintu byakubayeho uri mu nda warasamwe mu buryo ubu cyangwa ubu. Ushobora kuba warabyariwe mu muryango wasamwe harimo amakimbirane, ushaka kuba mama we yaratwise mu gihe uri mu nda ntiyitabweho, nawe uri mu nda ntiwitabweho, uko gutabwa kukakugeraho ukangiza amarangamutima yawe, ukajya ukora ibintu ibi cyangwa biriya utabizi. Rero mu bikomere byo mu nda cyangwa se kuvura gisamwa bishobora kwangiriza ubuzima imyaka iyi cyangwa iriya. Byose rero hari ibintu bitubaho tubizi cyangwa tutabizi. Ushaka kwitahura mu bintu n'ibi, ushaka kwitahura mu byiciro ibi n'ibi, dushaka kuvuga amoko y'ibikomere, ukitahura amoko y'ibikomere ari ku buzima bwawe, cyangwa se ugatahura amoko y'ibikomere ari ku mukunzi wawe mu bana. Byose birashoboka. Ahangaha rero turacyari gutahura, turacyari kugaragaza amoko y'ibikomere ashobora kubaho mu buzima bw'umuntu. Nawe ushaka kutwandikira, ushaka kuba nawe hari ubushakashatsi wakoze, ukaba hari ubundi bwoko bw'ibikomere waba uzi cyangwa waba ufite. Uyu munsi rero dushoreje ahangaha, ubutaha tuzareba mu yandi moko y'ibikomere ashobora kuba ku buzima bw'umuntu. Ibyo byose tuzabiganiraho ubutaha, hanyuma tuzanareba n'uburyo ki umuntu ashobora kwitahura ibikomere cyangwa se ashobora gutangira kwifasha urugendo rwo gukira ibikomere kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Hari igihe rero umuntu ashobora kuba akomeretse ntabimenye, hari n'igihe ushaka kubana n'umuntu ukomeretse nawe utabizi, ukajya uhora umurakarira, ukajya uhora umutura umujinya, ukajya uhora upfuka musenga uti Imana umuntu arananiye, n'undi mu nguni y'agasenga ati Imana uyu muntu arananiye, nyamara mwagicara mukaganira mugasanga hari ibikomere mubakiyeho bitakize, hari ibikomere mubana bitwikiriye ahantu bitigeze bikira. Ariko kubimenya nabyo ni ubuntu, kwitahuraho uburwayi nabyo ni byiza, hanyuma ugatangira ukivuza cyangwa se ukavura bwa burwayi. Wagirirwa ubuntu ukizera Imana, Imana ikagufasha gukira amarangamutima yawe, Imana ikabasha kugukiriza umutima, Imana ikabasha kugukiza ibyo bikomere, ukabaho mu buzima
bunezerewe cyangwa se mu buzima buguwe neza. Byose birashoboka hamwe n'Imana, hamwe n'abantu. Imana ibaho umugisha rero, mwakoze kudukurikira, mwakoze kudukunda, kandi turabashimira ko mukomeje gusangiza inshuti zacu bino biganiro byo kuri Flavor New Show TV. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha, ndabakunda cyane.